ibihe byiza mwene data, nshuti y'umusaraba, mukozi w'Imana, muhanuzi, uwizera umusaraba wese aho uherereye, ndagusuhukije mu izina rya Yesu. Shima Imana ko uri umunyarwanda, ndashima Imana ko ndi umunyarwanda, ndashima Imana ko ndi mu gihugu cyanjye. Haleluya. Ndakwakiriye wowe uri hanze y'igihugu, ndakwakiriye uri muri Afurika, i Burayi, impande zose zitandukanye. Habwa umugisha n'Imana. Ngewe ugusuhuza nitwa Pastor Jado, ndi umuhanuzi w'Imana. Imana ihagurukije mu gihe nk'iki ngiki ngo mpanurire ubuzima bwawe. Haleluya. Imana impaye ijambo rivuga ngo haguruka ugende ujye mu mugisha wawe. Imana iraguhagurukije mwene data, haguruka ugende ujye mu mugisha wawe. Umaze iminsi uhura n'ibiteye ubwoba, umaze iminsi uhura n'ibigukura umutima, umaze iminsi ugongana na za mbutiyaje nyinshi cyane z'ibigeragezo, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana data wa twese iciye inzira aho ngaho utabona inzira. Imana iciye inzira aho utabona icyerekezo. Imana iciye inzira mu izina rya Yesu. Imana yamaye ijambo riri mu byakozwe n'intumwa, igitabo cy'abahanuzi, igitabo cy'abagabo bumviye Yesu, igitabo cy'abagabo bagendanye n'Imana. Haleluya. Ibice 3 umurongo wa 6, ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 6. Mva message. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, haguruka ugende. Haleluya. Nanjye ndavuze ngo haguruka ugende. Birashoboka ko inzitizi ari nyinshi, birashoboka ko intambara ari nyinshi, birashoboka yuko ibintu byose ubona biguteye umugongo. Iki kirema cyabaga ku irembo ry'urusengero bita Ryiza, inshuti n'imiryango bahuraga bakitegereye, baragiterekaga ahangaha ngo gisabirize, ibyo gisabirije bibatunge. Hari abantu bari kuguprofita, hari abantu bari kugukoresha kugira ngo bagere ku nzozi zabo. Oya, hari ahantu bakuzingiye, hari ahantu bakwicaje utajya uva, hari ubuzima urimo, ubuzima bumeze nko kwizengurukaho. Ariko umva icyo Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo nagarejo, nagari kuwa kabiri, nagari kuwa now haguruka mu izina rya Yesu ugende ujye mu mugisha wawe. Uyu nguyu ahura n'abagabo basizwe, ahura n'abagabo b'abanyembaraga, abagabo bavuzweho n'Imana, abagabo bahumetswemo n'umwuka w'Imana, ngababonye arabatumbira. Ariko Petero aravuga ngo nta feza nta zahabu mfite, ariko icyo mfite ndakiguha. Uzi icyo ugiye guhabwa? Ugiye guhabwa icyo imiryango itaguhaye, ugiye guhabwa icyo amashuri ataguhaye, ugiye guhabwa ikintu gikomeye cyane. Reka mvugane nawe. Wari ufite ibisanzwe bihora bituma uhora usabiriza, ariko ndaguha igituma uva muri uwo mwuka wo gusabiriza nawe ugatanga mu izina rya Yesu. Ndaguhagurutsa kuri iryo rembo, ndaguhagurutsa kuri icyo gicaniro bakwicajeho, ndaguhagurutsa muri ayo madeni, ndaguhagurutsa muri ubwo bushomeri, ndaguhagurutsa muri izo karande, ndaguhagurutsa muri ubwo burwayi. Nonaha ndavuze ngo haguruka ugende ujye mu mugisha wawe. Iki kirema ngo kirahaguruka kiragenda. Haguruka ugende mu izina rya Yesu. Akira gutungurana, akira gutungura abantu benshi. Abantu bagiye babona iki kirema kiri kuri urusengero bakinyuraho mu gitondo, ku mugoroba, iminsi yose bari harabakura, ariko barakurambiwe. Umva mvugane nawe, haguruka ugende. Imana iguha umugisha mwene data, ndakwishimiye kandi ndakunezerewe. Haguruka ugende ujye mu mugisha wawe, tuzahure ushima unezerewe. Habwa umugisha n'Imana. Shalom, shalom, shalom.